Ibihe byiza nshuti bakunzi ba TV10 twizere ko aho muri mukomeje kumererwa neza ariko kandi mwakomeje kunogerwa na gahunda n'ibiganiro twakomeje kubagezaho ikaze muri mwanya twinjiyemo rwo twahariye amakuru mu buryo burambuye n'amakuru mugiye kugezwaho nanjye Shemsa Uwimana ariko mafatanyije n'itsinda rigari rimfasha kugira ngo aya makuru ashobore kubageraho atunganye mu izina rya bose twongeye kubaha ikaze. Aya makuru tuyahereye i Baku muri Azerbaijan aho Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yitabiriye inama ya 29 y'umuryango w'abibumbye yiga ku mihindagurikire y'ibihe izwi nka COP29. Kuri wa gatatu rero yitabiriye inama yagarutse ku ngingo yo guteza imbere ubukungu bushingiye ku bidukikije muri Afrika yari yobowe na Perezida Denis Sassou Nguesso wa Repubulika ya Kongo ndetse na Perezida w'ikigega nyafrika gitsura amajyambere Dr Akinwumi Adesina. Perezida Kagame rero yabwiye abitabiriye iyi nama ko nubwo umugabane wa Afrika ufite uruhare ruto mu kwanduza ikirere ingaruka zabyo zizahaza uyu mugabane bityo ko ukwiye gufata iya mbere mu rugamba rwo guhangana n'ihindagurika ry'ikirere nubwo ikibazo cy'ubushobozi buhagije bwo guhangana n'imihindagurikire y'ikirere bikomeje kuba ingorabahizi kuri Afrika. Uyu munsi kandi Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yanahuye na mugenzi we wa Azerbaijan Ilham Aliyev bagirana ibiganiro byibanze ku bucuruzi n'ishoramari hagati y'ibihugu byombi. Tuve aho muri Azerbaijan tugaruke mu Rwanda mu makuru ajyanye n'ubukungu. Tubabwiye ko Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi ivuga ko abikorera bakwiye kugira uruhare mu gushyira mu bikorwa inama za Banki y'Isi mu iterambere ry'ubukungu bw'u Rwanda. Ibyo ni byatangajwe nyuma yo kumurika raporo yakozwe na Banki y'Isi ifatanyije n'u Rwanda igaragaza ibikwiye gushyirwamo ingufu ngo u Rwanda rugere ku iterambere rwifuza mu cyerekezo cya 2050. Minisitiri w'Intebe Dr Edouard Ngirente yagaragaje ko u Rwanda rwakiriye neza inama bahawe ndetse ko hagiye gutangira gushyirwa mu bikorwa iby'izo nama. Denise Mbabazi Mpambara arakomeza n'inkuru irambuye. I'm pleased to declare the Pathways to Sustainable and Inclusive Growth report is officially launched. Raporo yakozwe na Banki y'Isi ifatanyije na guverinoma y'u Rwanda yashyizwe hanze kuri wa gatatu igaragaza ko nubwo hajemo icyorezo cya COVID-19 bigatuma ubukungu bugenda ku muvuduko uri munsi ya zero bitabujije ko nyuma ubukungu bw'u Rwanda bwakomeje gutera imbere. Igaragaza ko bitewe n'aho u Rwanda ruherereye rugerwaho n'ingaruka zituruka ku mihindagurikire y'ikirere kandi bisaba imbaraga nyinshi mu guhangana nabyo. Mu byo u Rwanda rwasabwe harimo no gusaranganya mu baturage neza ibyo rugeraho. Dr Peace Emeni Yibizi impuguke mu bukungu muri Banki y'Isi ishami ry'u Rwanda arabisobanura. Ibyabaye u Rwanda rwateye imbere urukungu bwariyongeye ku kigero gihagije, hari ibyo rwakoze ariko hari n'ibyo rukwiriye kongera gukora kuko hacyane imbogamizi zituma u Rwanda rutagira kuri icyo cyifuzo cyarwo mu gihe rudabikoze. Icya kane twarebye ni ukuvuga ese ibyo u Rwanda rugeraho bisaranganywa neza mu baturage. Yego bisanganywa neza mu baturage ariko umuvuduko byari biriho mu myaka y'imbere usa nkaho wagabanutse. Twavuze ko u Rwanda nanone rwashyiraho ingamba zituma ibyo rugeraho bisaranganywa neza mu baturage. Imibare y'iyi raporo igaragaza ko nubwo ibigo bito n'ibiciriritse bitanga akazi ku bagera kuri 71%, 15% y'ibi bigo ari byo byonyine byabonye inguzanyo mu mabanki nk'uko imibare yo mwaka 2019 ibigaragaza. Ibyo bikaba imbogamizi ku iterambere ry'ibigo bito dore ko 31% bagaragaje ko kubona serivisi mu bigo by'imari ari imbogamizi ikomeye. Ku ruhande rw'abikorera mu Rwanda banenga ko nta ruhare bagira muri raporo nk'izi nyamara urwego rwabo rufatiye runini ubukungu bw'igihugu. Uyu ni Jean Françoise Mubirigi umuyobozi w'urugaga rw'abikorera PSF. While reading this report, I noticed all the data are coming from government institutions. Narebye muri raporo nsanga ibirimo byose byaratanzwe n'inzego za leta. Dukeneye n'uruhare rw'abacuruzi muri iyi raporo. Urwo ruhare nta handi rwava uretse muri twabikorera. Ikindi dukeneye ni ibikorwa remezo bihamye ku buryo tubihuje n'amakuru ahari byadufasha kwereka abanyamuryango bacu aho bakwiye gushora imari. Natwe nk'abikorera uruhare rwacu ni ugushishikariza abikorera no kubereka amahirwe bafite mu gushora imari. Opportunity they can have in investing together.
Leonard Rugwabiza umujyanama mu bukungu muri Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi aravuga ko abikorera bakwiye kugira uruhare mu gushyira mu bikorwa inama za Banki y'Isi mu iterambere ry'ubukungu bw'u Rwanda. Bemera kandi ko bagiye kurushaho kubegera. Ikigaragaza iyi raporo nuko tumaze kugera ku byinshi, ariko ugereranije n'icyerekezo u Rwanda rufite turacyafite inzira ndende, kandi iyo nzira ndende isaba ko abikorera bagire uruhare runini kuruta iyo bagize mu myaka ishize. Tugerageza kubegera uko dushoboye, ndabo biba bihagije. Igihe niba PSF ikubwiye ko ndabo tubegera, no kuvuga ko kwa kundi tuzi ko twabegereye twababajije, bo bumva ko ndabo bihagije, no kuvuga ko tugomba kongera kureba ko tubegera cyane, ariko nabo bagomba kugira uruhare mu kugaragaza neza ibyo bakeneye. Minisitiri w'Intebe Dr. Edouard Ngirente yagaragaje ko u Rwanda rwakiriye neza inama bahawe ndetse bimwe muri byo batangiye kubishyira mu bikorwa. Rwandans are eager for development and our government is committed to pushing forward. Abanyarwanda banyotewe n'iterambere kandi guverinoma yacu ikomeje gukora ibishoboka byose ngo igere ku cyerekezo 2050. Nubwo hari imbogamizi zirimo n'izitaduturukaho, dukomeje gushyiramo imbaraga. Nka guverinoma dukomeza gukora ngo tugere ku byo twiyemeje. Nk'uko nabigarutseho, iri sesengura ryashingiweho kandi rizakomeza gushingirwaho mu ngamba tuzafata mu myaka 5 iri imbere. Rigaragaza icyuho ndetse n'ibikwiye gukorwa, kandi bimwe muri byo byashyizwe muri gahunda y'imyaka 5 iri imbere yatangijwe mu byumweru bike bishize. Our national strategy for transformation 2 launched a few weeks ago. Iyi raporo igaragaza ko kugira ngo u Rwanda rugere ku ntego zarwo mu cyerekezo cya 2050 ari uko umusaruro mbumbe wakwiyongeraho byibura 12.2%. Denise Mbabazi Mpambara, TV10. Naho mu yandi makuru, ambasaderi wa Sudani mu Rwanda Khalid Musa Dafala Musa yashimiye Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame wemeye kwakira abanyafrika barimo n'abanyasudani bahunze intambara. Ibi akaba yabigarutseho ubwo yagiranaga ikiganiro n'itangazamakuru. Emeline Mbabazi yarahatubereye. Muri icyo kiganiro yagiranye n'itangazamakuru, ambasaderi wa Sudani mu Rwanda Khalid Musa Dafala Musa yavuze ko iyi ntambara imaze umwaka mu gihugu cyasize abaturage mu kaga. Abatarishwe bavuye mu byabo, aba barimo bahungiye imbere mu gihugu ndetse n'abashoboye guhungira mu bindi bihugu birimo n'u Rwanda. Ku bw'ibyo, ambasaderi wa Sudani yashimiye Perezida Kagame na guverinoma y'u Rwanda ndetse ashimangira ko n'umubano w'ibihugu byombi uhagaze neza. I would like just to express my profound appreciation for the government of Rwanda. Ndashaka gushimira guverinoma y'u Rwanda by'umwihariko Perezida Paul Kagame uburyo yemera kwakira abanyafrika by'umwihariko abanyasudani, ndetse n'uburyo kugeza ubu abasha kumva no guha agaciro ibibazo Sudani irimo gucamo. Kugeza ubu Sudani n'u Rwanda bifitanye umubano mwiza. Kuri iyi ngingo y'umubano mwiza hagati y'ibihugu byombi, ambasaderi yavuze ko bishimira uburyo ingabo z'u Rwanda zagize uruhare mu kugarura amahoro mu mwaka wa 2003, ndetse ko biramutse bibaye ngombwa ko hitabazwa ingabo zijya kugarura amahoro muri iki gihugu, nta kabuza ingabo z'u Rwanda zakitabazwa. The peacekeeping mission that under twishimira cyane uburyo mu mwaka wa 2003 ingabo z'u Rwanda zagize uruhare mu kugarura amahoro muri Sudani, ubwo zari mu butumwa bw'amahoro zasize isura nziza cyane. Ndetse guverinoma ya Sudani buri gihe ihora ishimira u Rwanda. Kugeza ubu ntituratekereza kuba habaho kuzana ingabo zo kurinda abaturage cyangwa se kugarura amahoro, ariko ibyo biramutse bibayeho, igihugu cy'u Rwanda nk'inshuti yacu cyaba icya mbere mu kuba cyakwitabazwa. Friendly countries like Rwanda will be highly considered to serve. Muri uyu mwaka impande zombi zihanganye muri intambara zageze mu Rwanda. Mu kwezi kwa kabiri k'uyu mwaka wa 2024, Perezida Kagame yakiriye uyobora umutwe wa RCF. Nyuma y'amezi 4, Perezida w'inzibacyuho wa Sudan General Abdel Fattah al-Burhan nawe yohereje intumwa ye mu Rwanda. Uyu yanagarutse mu kwezi kwa 8 mu mwaka wa 2024 mu birori byo kwakira indahiro y'umukuru w'igihugu. Nubwo icyo gihugu gihugiye mu ntambara, abashinzwe diplomasi bakomeje gusaba ubufasha mu mahanga. Imibare inagaragaza ko imibanire y'u Rwanda n'icyo gihugu ihagaze neza. Kugeza ubu mu Rwanda hari abanyasudani bagera ku 4,000, harimo abanyeshuri bagera ku 1,400 baturutse muri Sudani biga mu Rwanda, ndetse abanyasudani bafite ishoramari mu Rwanda rifite agaciro ka $10 million y'Amerika. Emeline Mbabazi, Radio TV10.
Dukomereze mu makuru ajyanye n'umutekano tubabwire ko kuri uyu wa gatatu ingabo z'u Rwanda zatangaje ko mu rukerera rwo kuri uyu wa gatatu umusirikare w'u Rwanda witwa Minani Gervin w'imyaka 39 yiraye mu bantu bari mu kabari gaherereye mu kagari ka Rusharara mu murenge wa Karamba aho ni mu karere ka Nyamasheke arasa abantu batanu muri bo bahita bitaba Imana. Itangazo RDF yashyize ahagaragara kuri uyu wa gatatu rivuga ko uyu musirikare ukekwaho kurasa abantu yahise atabwa muri yombi ndetse ngo hari bufatwe ingamba zikwiye zo kumukurikirana mu nzira z'amategeko. RDF ikaba yihanganishije imiryango n'inshuti zaburiye ababo muri risanganye. Tukiri mu makuru ajyanye n'umutekano ariko noneho mu majyepfo y'u Rwanda, polisi y'u Rwanda iravuga ko mu mezi abiri ashize muri iyi ntara y'amajyepfo ibyaha byaje ku isonga muri iyi ntara ari ibyaha by'ubujura aho ibyakozwe bigera kuri 500 byiganjemo ubujura bw'amatungo. Polisi ikabiburira abakora ubujura ubwo ari bwo bwose ko bagomba ko yabahagurukiye. Prince Theogene Nzabihimana arakomeza n'inkuru irambuye. Bimwe mu byaha byagaragaye mu ntara y'amajyepfo mu mezi abiri ashize no kuvuga mu kwezi kwa Nzeri no kwakira muri uyu mwaka 2024 ku isonga haje ubujura bwihariye ibyaha 500 nk'uko umuvugizi wa polisi y'u Rwanda ACP Boniface Rutikanga bivuga. Ubujura muri ntara kugeza nibura twavuga ko muri amezi abiri habayeho cases zikaba 500. Iyo mvuze case ni ya report habaye iki ubwo iyo mvuze gutyo ni mu ntara hose. Muri iyi ntara y'amajyepfo bamwe mu baturage bavuga ko ubu bujura ahanini usanga ubwo biba amatungo bakayabaga bakagurisha inyama ari gusanga bubahangayikishije ku kigero cyo hejuru nk'uko abaturage bo mu karere ka Gisagara babivuga. Arayibaga ubundi bakagenda bazunguza inyama cyangwa se batembereza inyama, ajya kugura inka akatekereza akavuga ngo bazayinyikiraho, ajya kugura ihene ukavuga ngo bazayinyikiraho. Twese n'ukwanura itungo nure warishyira hanze niyo yaba ari inkoko ntibayijyane, baba bayijyanye kare ubwo n'ukwanura nyine ugashyira hafi ndetse yahurara kuko nushyira kure n'ubundi n'inzu barayitobora. Amatungo none se utakaraye hejuru baraza bagatobora n'inzu uyirimo, wabyuka mu gitondo ugasanga bakajyanye. Mbega inahangaha ikintu cyo kurarana n'amatungo mu nzu kubera ikibazo cy'ubujura. Polisi y'u Rwanda ivuga ko abatiza umurindo ubujura ahanini arabo bita abasheretsi wakwita nk'abakomisiyoneri mu bujura bw'inka nk'uko umuvugizi wa polisi y'u Rwanda ACP Boniface Rutikanga abivuga, akavuga ko abo ndetse n'abandi bose bagira uruhare muri ubu bujura bahagurukiwe. Umuntu umwe akarangiza akaza inka akayikura mu kiraro akayibaga akayagurisha, uwundi muswa hanze ahangaha za nyama akazifata akazigira muri busheri akazigurisha, ariko hagati aho ngaho hari abitabango n'abasherezi birirwa babunga bavandi. Aba bantu dufitanye nabi kibazo, tuzabahiga kandi bazababara. Aba bantu bazababara. Ibi rwose ntihazagira utaka, ntihazagira uniha, ntihazagira urira, ubikora wese niyitegure ingaruka zijya azahura nabyo kandi azabyihangane nabo umugabo. Ntabwo tuzemera ko ubuyobozi bw'igihugu bushyiramo imbaraga kugira ngo abaturage batere imbere biteze imbere, hanyuma undi kubera ubusambo bwe n'ubusuma bwe azabyangirize tu ngo tumurebere. Oya, ntibizakunda. Rero rwose aba bantu pe ntabwo tuzabihanganira. Iyo mvuze aba rero reka mvuge ko niba umuntu ari muri ubu bucuruzi bw'inka zibwe, ari uwayibye, ari uwayikoreye akayishyira kuri moto, cyangwa ubwo ni inka, iyo mvuze inka n'amatungo magufi, ari imodoka ari moto yabitwaye, ari uwo musherezi wayiranze, ari wa muntu ufite izo nyama muri bushezi atasobanura aho yazikuye, abo bose baraba abakiriya bacu, bose turabatwara, kubera ko ibi byose bifite uko bibangamira abantu benshi muri rusange. Umuvugizi wa polisi kandi avuga ko polisi yahagurukiye ibyaha byose bijyanye n'ubujura ndetse n'ibindi byaha, aho uretse 500 by'ubujura byagaragaye mu ntara y'amajyepfo, ibindi byagaragaye nibyo gukubita no gukomeretsa birenga 400, ibyo kwangiza ibintu by'undi nko gutema inka, kurandura imyaka n'ibindi, ahagaragaye ibyaha 116, ubucukuzi butemewe bigera kuri 60, n'ibyo kwangiza ibikorwa remezo ibyaha 40. Prince Theogene Nzabihimana, Radio TV 10,
mu ntara y'Amajyepfo. Namakuru arambuye ya TV10 mugikomeje gukurikira mbahaye ikaze nanone twakomereje mu karere ka Nyamasheke aho mu gihe ubuyobozi bw'aka karere bukangurira abaturage kwitabira gahunda ya ejo heza bateganyiriza amasaziro hari abahoze ari abakozi b'ibitaro bya Kibogora bavuga ko bakatwaga imisanzu y'iyo gahunda ku mishahara yabo bazi ko biteganyiriza ariko nyuma yo kuva mu kazi bamwe ngo batunguwe no gusanga nta makonte bagira abandi basangaho igiceri cy'ijana nyamara barakaswe mu gihe kirenga imyaka 3 nkuko babiganirije Jean Didier Ndayisaba. Nabyo birashoboka rwose ko ari umuntu waba warayifunze. Bamwe mu bagera muri 50 bahoze bakora imirimo itandukanye mu bitaro bya Kibogora baje gusezererwa bavuga ko babwiye kwinjira muri gahunda ejo heza bakemera kujya bayikatwa ku mishahara yabo ariko nyuma yo guhagarara mu kazi bakurikiranye basanga amafaranga bakaswe mu gihe kirenga imyaka 3 ari nta nahamwe agaragara ngo bagize ngo baraza ntibagira icyo basubizwa. Igihe cy'akazi karangiye tugiye kureba ku makonte yacu ture kubwizigamire bwageze aho bwagombaga kugera turabubura. Ariko tumaze gutaka nabonye igiceri cy'icumi kimwe cyonyine icishe kuri konti igiceri cy'icumi. Abanyamakuru ubwo murumva ntabwo twebwe tuzirengero natwe niyo mpamvu twaguhamagaye kugira ngo natwe bigere kure naho natwe tudashobora kugera. Batubwire niba amafaranga niba yarageze muri ejo heza akaba ari hakiri tukaba tutayabona cyangwa niba kiri mu kigo bayatuverisirize kuri konti zacu cyangwa bayaduhe tugitangire. Turifuza ko ayo mafaranga yacu yashyirwa kuri konti yacu ya ejo heza yaba bidashoboka bakayaduhereza mu ntoki. Nabyo birashoboka rwose ko ari umuntu waba warayifunze nta wamenya nyine bazakurikirana nyine aho ikibazo kiri bazahamenya. Mu gihe batunga intoki ibitaro bya Kibogora bakoreraga banavuga ko bandikiye babaza ijya amafaranga bikanuma umuyobozi mukuru wabyo Dr Bernard Umutoni wasabwiye Radio TV10 ko ibitaro byagomba gukora byakozwe nk'uko bigomba ahubwo ngo ikibazo cyabazwa akarere. Ashaka ko tabashe kutubaza ngo tubasobanurire urumva ni nabyiza ko banatwegera. Kandi barandikiye ibitaro bya Kibogora ntibigire icyo bibasubiza. Yenda ngiye maze igihe nyobora sinzi ko baba barabyandika icyo gihe ariko ubwo twishyuye umukozi sini musoro gusa wa na ke sociale byose ugomba kumutangira. Rero kuri bariya twataga tuyajyana mu karere ubwo bashaka kubidekara ntabwo ari twe rwose twebwe twena twanakorera amapayroll yacu ko yagiye akorwa ariko ibijyanye n'aya mafaranga ya n'arama ejo heza habo ni mu karere niho bakungiye kubari. Bitiwe no kutabona amafaranga yabo ku makonti ya ejo heza nkuko bemeye kubakurwaho babwirwa bituma humvikana ugucika intege kuri iyo gahunda kuri bo bagasaba kumenyeshwa amafaranga yabo yaba ararengeye. Abaturage twese badufata nkaho turi ibigande kuko niba ngiye mu nama bakavuga ngo ejo heza ntayo nzatanga nayitanga gute kandi barankuyeho amafaranga imyaka ingahe ntabona na konti. Urumva wayitanga wabishishikariza se umuntu ngo nayitanga cyangwa se nkuko nguko bavuga ngo buri muturage ngo ejo heza ngo icyatanu buri wese ugiye ku murenge ugiye ku kagari ngo nuzatange ejo heza. Eske ukibaza ngo icyo cyatanu ubundi ndagitanga ko ubundi nayo natanze ari ntayo nakirwa mbishishikariza abandi bahe kandi ngewe ntayo nabonye narayatanze sinyabone simbonye inyungu zayo. Mu bucuruzi tubamo badukangurira ejo heza nje ntabwo nayijyamo n'ishuti yanjye ntabwo namubwira ngo nayijyemo kuko nta kiza nahabonye. Badufasha bagahuza na hopitale bakareba koko nyirizina niba iyo mishahara yaragezweyo amafaranga yarakaswa akagerayo cyangwa nimba ataragezeyo. Dushobora kuba turenganya abantu muri ejo heza ngo barayafite cyangwa ataragezeyo. Abaje uko byagenda mu gihe amafaranga y'abaturage yaba yarifunzwe n'umuntu runaka umuyobozi w'akarere ka Nyamasheke Mupenzi na Risisi yabwiriye Radio TV10 ko kwanyeza bitashoboka. Ntekereza ko ubwo mukitubwiye abaturage mwaza kubabwira cyangwa se natwe tubonye uburyo bwo kubabona. Hari umukozi wa RSSB muri porogaramu ya ejo heza ushinzwe kubarebera iyo havutse ikibazo umuturage wese afite. Bigaragaye ko amafaranga yabo yarigishijwe se. Ntabwo ntekereza ko amafaranga ejo heza ushobora kubona uko yarigisa. Ni amafaranga akurikiranwa cyane. Niyo mpamvu ndi kubabwira ko byanze bikunze amakuru azaboneka. Hari n'uwayanyereje kubibona biroroshye. Ntabwo rero nahita nemeza yuko bayanyereje ahubwo icyo nababwiraga abo baturage mu barangire ku murenge barebe umuntu witwa BD cyangwa se nibabona bitari no kugira mwabaha telefoni zanjye murazifite. Radio TV10 yaje kumenya ko iki kibazo kidafitwe gusa n'abasezereye mu kazi ahubwo ko ngo hari n'abandi bakikarimo nabo biruko ariko ngo bakaba baricecekeye kugira ngo bitabakoraho. Bayatuverisirize kuri konti zacu cyangwa bayaduhe tugitangire. Radio TV10 mu karere ka Nyamasheke Ngendi Jean de Dieu Ndayisaba.
dukomereze mu burasirazuba bw'u Rwanda mu karere ka Rwamagana mu kigo cy'ishuri cyitwa Groupe Scolaire Saint Jean Paul wa kabiri nawe. Iki kigo giherereye mu murenge wa Rubona. Haravugwa rero indwara yiswe tetema aho imaze gufata abana b'abakobwa batandatu. Uyirwaye ngo atitira igice cy'umubiri cyo hasi. Abaturage rero bagakeka ko ari amarozi ari muri iki kigo. Hagati aho ari ku buyobozi bw'ibitaro by'intara bya Rwamagana bwavuze ko ari ubwa mbere bwumvise iyi ndwara gusa ngo bwihutiye guhita bujya gusura barembeye mu rugo ngo bamenye icyayiteye. Ibindi kuri iyi nkuru na Yusuf ubona bagenda. Iyi ndwara abaturage ndetse n'abanyeshuri bafashe nk'icyorezo bakayita tetema ngo ifata gusa abana b'abakobwa bo mu ishuri rya GS Saint Jean Paul wa kabiri nawe. Abakobwa ngo bayirwaye bakirembeye mu rugo barasobanura Radio 10 na TV10 ko bafashwe n'iyi ndwara ndetse n'uburyo bitwaye muri ubu burwayi. Icyakora ngo hari abagerageje kujya kwa muganga babura indwara, abandi nabo bahitamo kutivuza ngo bitewe n'uko itavurwa ahubwo ngo bifashisha imiti gakondo. Nafashwe ku cyumweru mva munege ari kundya no mu matako, najya kwicara nyine nkumva ndi kubabara. Kwa mbere ngiye ku ishuri bigeze ikigoroba kwicara mu ishuri birananira, abandi banyeshuri nyine baranzana ngaha niko natangiye mfatwa. Ariko ubu ngubu ndimo ndoroherwa uko meze ntabwo ariko nari meze kuwa mbere. Wagiye kwa muganga se? Ntabwo bivuza ibingibi birikiza. Hari imiti nyine bagukandisha byakwanga ukajya kwa muganga bakagutera inshinge ariko njye bari kunkanda ndi koroherwa. Natangiye mfatwa n'umugongo nza gutimagurutse birananira nyine nkazamura ndyamye ntabasha no guhaguruka. Uratitira nyine ukumva ntabwo ubasha kugenda n'igihe biguhekenya. Hari n'abandi bana mu kigo bazitwaye. Aganira na Radio 10 na TV10 umuyobozi w'iri shuri Kagoyire Francine yavuze ko hari abanyeshuri babiri indwara bise tetema yabanje gufata ariko ngo bigeze mu itangira ry'umwaka w'amashuri 2024-2025 igihembwe cya mbere gitangira ngo nibwo habonetse abandi banyeshuri bayirwara. Muri iyi minsi rero dufunguye nibwo umubare w'abanyeshuri bashashe naho wiyongeraho. Namenye abandi bana babiri bo muri segonderi nabo bafashwe n'abandi babiri bo muri primaire bafashwe. Iyo ndwara ifata abana b'abakobwa bose bajya kwa muganga, hanyuma imiti babaha bakayinywa bakagaruka bakiga. Nayo makuru nyifiteho. Amakuru mfite nuko atari muri iki kigo gusa, hari n'ibindi bigo njya numva ko hari abana nabo bafatwa n'iyo ndwara. Wenda amakuru ntafite nuko muri uyu murenge wacu haba hari ibindi bigo bifite icyo kibazo. Amakuru tubasha kumenya nge mvuganye n'abaganga, abaganga bavuga ko abana baba bakeneye kurya ibiryo birimo intungamubiri nyinshi. Icyo dukora rero twebwe ku bushobozi bw'ikigo, icyo tubasha kubona nuko duteka ibiryo bifite imboga zo dushobora kubona mu bushobozi bw'ikigo. Usibye wenda nk'ubwo nk'abo bana babiri biyongereyeho nakubwo bari babiri bane bo muri segonderi kongera n'abandi babiri ba primaire, ariko nk'abo bafashwe nyuma ntabwo byabamaze igihe kinini bo baranoroheye bagarutse ku ishuri. Abaturage n'abafite abana bahiga ngo barakeka ko yaba ari amarozi ari muri iki kigo bagasaba ko hagira igikorwa. Ikunze gufata abana b'abakobwa gusa, ubwo rero iyo bafashe ntibabasha kugenda baradigadiga mpaka bicaye. Nuko hari umwana witwa Mutesi, hari uwo kwa Kopesi, kuko rwose abana bararembye. Nk'ubu hari umaze amezi 3 yose ataba ku ishuri, ari mu rugo iwabo aba mu Kabuye. Ejo bundi yagiyeyo ahita afatirwayo, bakavuga bati se nibyo bateze mu kigo ni indwara se ari mu rugo abaraho, ariko yageze ku ishuri ahita arwara. Icyorezo muri make ubwo cyaje ari nk'icyorezo, ubwo nimba iri ku ishuri bishobora kuzashiduka no mu ngo zacu yagezemo. Niyo mpamvu dutabaza rero kugira ngo hagire igikorwa turi ko nibura iyo ndwara yavurwa nk'uko n'izindi zino zivurwa. Twebwe nk'abantu bakuru tudaciye ibintu ku ruhande n'abadayimoni pe, n'abadayimoni kuko none se niba abaganga babayipima ntibayibone ubwo se twavuga ko barwaye iki kindi. Mu kiganiro umuyobozi w'ibitaro by'intara bya Rwamagana Dr Placide Nshizirungu yahaye Radio 10 na TV10 yavuze ko ari ubwa mbere yumvise iyi ndwara kandi ko nta waje kuyivuza gusa ngo bagiye kugikurikirana, ari nako agira inama uwo wese kujya agana ivuriro igihe hari indwara imugaragayeho. Nta makuru twaba twarabwiwe cyangwa se twaba tuzi ya vuba y'uburwayi budasanzwe mu mashuri yo mu karere kacu.
gusa murakoze kuba mubitubwiye turahita tujyayo tubaze uko bimeze dusure abo bana mu ngo zabo kuko mwambwiye ko bari mu ngo batari kwa muganga hanyuma tumenye icyo gukora ari ukubasuzuma ari ukubitaho ari kubaha inama y'icyo byakora kuko iyo umuntu agize uburwayi akaguma mu rugo ntiyivuze icyambere ntabwo aba ari byiza kuba rero mubitubwiye ni byiza turahita tujyayo tubasure mu rugo turebe uko bameze tubazane kwa muganga tubapime tumenye ibyo ari byo bizi mw'iyi minsi mu isi hasigaye ibintu by'indwara zitandukanye cyangwa se rimwe na rimwe hakaba ibyorezo ikintu gifasha abantu ni ukubimenya hakiri kare no kugira igikorwa hakiri kare inama rero twaha abantu bari wese wagira ikintu abona kidasanzwe kijyanye n'ubuzima bwe ni uguhita areba urwego rw'ubuzima rumwegereye kurusha uko yatekereza ubundi buryo ubwo ari bwo bwose. Bivuga ko iyi ndwara yo gutitira mu maguru ifata abana b'abakobwa ngo ishobora kuba yarigeze kubaho mu myaka yashize. Abaturage n'abarerera muri iri shuri rya GS Now bagasaba inzego z'ubuzima kubatabara. Yusufu ubona bagenda Radio TVTN mu karere ka Rwamagana. Twerekeze no hanze y'u Rwanda muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden yakiriye perezida uherutse gutorwa ari we Donald Trump muri presidency ya Amerika cyangwa White House. Biden yatumiye Trump ngo bahure nk'ibisanzwe nk'umuco iyo umuyobozi agiye gusimbura undi muri iki gihugu barahura kugira ngo bahererekanye ububasha. Iyi ngiyi ikaba ari nayo nshuro ya mbere aba bombi bahuye nyuma y'ibiganiro mpaka baheruka guhuriramo mu kwezi kwa gatandatu k'uyu mwaka mbere yuko Biden atangaza ko atazongera kwiyamamaza kuyobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Trump we twabibutsa ko mu mwaka wa 2020 yanze kutumira Biden ubwo yari yatsindiye kuyobora iki gihugu kuko Trump atemeraga ko yatsinzwe. Aho ngaho rero naho dusoreje amakuru twe twabateguriye mu izina ry'itsinda rigari ryamfashije gutegura no kubagezaho aya makuru. Turabashimiye kandi cyane kuba mwabanye natwe muri aya makuru. Mwari kumwe nanjye Shemsa Uwimana. Indi gahunda y'amakuru ni ku munsi w'ejo hagati aho ariko izikurikiye nazo zikomeze zibanogere ibihe byiza kuri mwese.